Ndabasuhuje aho muherereye ku isi. Mwiriwe mumeze neza. Hano imvura irimo kugwa. Hatangiye gukonja ariko meze neza. Ikiganiro cy'uyu munsi rero cyitwa kwisobanura kwanjye. Ikiganiro cy'uyu munsi cyitwa kwisobanura kwanjye. Ndisobanura ndetse basobanurire. Ndagusuhuje wowe wikonekse, ndagushimiye ko wihaye uburenganzira ndetse ndashimira ubuzima Uwiteka ko mubonye uburenganzira umwanya nk'uyu nguyu wo kubana nanjye tukagira icyo twungurana. Ndanezerewe cyane kuba mubashije kuboneka. Aha rero turatuje, turahumeka, turiga ndetse tukiha uburenganzira bwo kuba abo turi bo. Duharaniye guhindura imitekerereze yacu kuko ari byo bizahindura ingiro zacu, maze tukegera urumuri, tukarabagira, tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Uru rubuga rero kuri we mushyashya ni urubuga rukorera mu mbaraga zisana, mu mbaraga zunga, mu mbaraga zifasha, mu mbaraga zihumuriza, mu mbaraga zirema igishya cyihariye, nk'uko nawe urema igishya cyihariye cyangwa mu minsi uzarema igishya cyihariye. Uru rubuga nizo mbaraga dukoreramo. Uyu munsi rero ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro ngomba kwisobanura. Mwakwibaza muti ese uyu nguyu we agiye kwisobanura ibiki, agiye kuvuga iki? Muri makeya nuko natangiye mvuga yuko aha turatuje, turahumeka, turiga ndetse tukiha uburenganzira bwo kuba abo turi bo. Ndashaka gusobanura uyu murongo uvuga ngo twiha uburenganzira bwo kuba abo turi bo. Ukurikije uwo murongo uko uvuga kwiha uburenganzira bwo kuba uriwe, buri wese ari nge, ari wowe, wabitekereza mbese wabyisobanurira ukundi. Kandi birumvikana kuko twese ntago turebera mu madarubindi amwe, kuko twese ntago dufite experience zimwe, kuko twese ntago ubwonko bwacu bwabitse bimwe. Niyo mpamvu interuro nk'iyi umuntu ashobora kwisobanura mu buryo bwe kandi byose nta kibazo. Ushobora kwisobanura uti kugira nabyita ngo iki, uburenganzira bwawe, kugira uburenganzira bwawe ukaba uri we, bishatse kuri ngiye gusobanura yuko ari ukwiyerekana uko ndi. Undi agatekereza ati bishatse gusobanura yuko ari ukwiha uburenganzira bwo gukora ibyo nishakiye ngakandagira n'amategeko yaho ndi. Undi akaza avuga ati iyi nteruro kuri nge ishatse gusobanura yuko hari imitekerereze, hari ingiro, hari ibintu ubuzima mfite, ibintu ngomba guhindura, ibintu ngomba kuvanamo, nkabireka, ahasigaye nkabihinduza ibindi bitekerezo bishyashya, izindi ngiro shyashya, ubundi mbese nkarema ubundi buzima bushyashya. Noneho ubwo muri ubwo buryo nkaba nihaye uburenganzira bwo kuba uwo ndiwe. Ariko ndagira ngo mbasabe, uyu munsi natekereje gufata umwanya ngo dufatire hamwe umwanya. Duhora tuguruka cyane, duhora twiruka cyane. Dufate umwanya wo gutekerereza hamwe, wo gusubiza amaso inyuma. Kuko gusubiza amaso inyuma bibasha kudufasha kubona aho tugeze, ibikorwa dukora, ibyo twahindura, noneho tukagira ubundi buzima twifuza. Iyo ufashe iyo nteruro ugatekereza yuko bishatse gusobanura ngo nihaye uburenganzira noneho bwo gukora ibyo nishakiye byose,
nkandagiye noneho amategeko. Nagira ngo mubaze ni umuntu kuri wowe utekereza gutyo, gukora ibyo ngibyo uvuga wishakiye, byo uze impamvu ubivuga. Dutekerezeho gatoya. Si bibi gufata umwanya rimwe na rimwe ugatekereza noneho ibintu bigufite, ukibaza ibibazo noneho bigufitiye akamaro. Ni ngombwa gutekereza. Aho uri aho ngaho, ibyo ukora, uzi impamvu ubikora. Ni iki gituma ukora ibyo ukora? Gerageza kwibaza. Ni iki gituma ukora ibyo ukora? Ese gukora ibyo wishakiye uzi impamvu byo ubikora? Kuko iyo umuntu adafashe igihe cyo gutekereza niko agenda buhumyi. Isi ya none, sosiyete yo muri turimo, utarebye neza wagenda buhumyi, ukisanga mu bintu nawe udasobanukiwe. Ni ngombwa kwibaza uti ibi nkora, uyu murimo nkora, ibi bintu mugiyemo nkora, ni iyihe mpamvu nyakuri ituma nkora ibyo ndi gukora? Ese kugira uburenganzira, kwiha uburenganzira bwo kuba uriwe, bishatse kuvuga yuko ugomba kwirevolta kuko utemeranyijwe na kanaka? Ese bishatse kuvuga yuko noneho ugomba kwereka kanaka yuko wowe ufite uburenganzira? Twige kwibaza ibibazo nk'ibyo ngibyo. Kuko iyo ufite igitekerezo mu mutwe nshuti yanjye ngo ngomba kukwereka yuko ngiye mfite uburenganzira, aho mu by'ukuri uba watakaye. Aho mu by'ukuri ntabwo ufite maîtrise kuri aha hejuru. Ubwonko buba bwarenze, mbese bwafashe, nabyita guki, bwakurenze, bwagufasheho ubutware, ku buryo utangira kugaburira, ugatangira kumva uri kugaburira ego yawe. Mu gihe watangiye kugaburira ego yawe, roho yawe si kikeneye namba. Ntago ame yawe inezezwa no kumva ukorera muri ubwo buryo. Ntabwo ubwo burenganzira utekereza yuko ushaka ari bwo uzabona. Kuko roho yawe itandukanye n'ibyo ubwonko bwawe bwifuza. Roho yawe icyo ishaka ni umutuzo n'urukundo. Kandi uburenganzira ntabwo bushakirwa hanze. Ibyo turaza kubibona mu mwanya. Mu mwanya ndagenda masobanuriraho gatoya, tugenda tunisuzuma. Ngiye kuvuga ubu ngubu ni ryari udashobora kugira uburenganzira, ni ryari se noneho ubona uburenganzira. Ntushobora na rimwe kugira uburenganzira mu gihe udafite maîtrise, utametriza ibitekerezo byawe. Ngo mu bitekerezo byawe ubashe kuvanamo ibitekerezo bya ngombwa, ariho ushyira imbaraga zawe, wubake bwa buzima bwawe ushaka kubaka. Ntabwo ushobora kugira mbese kubona ubwo burenganzira mu gihe utametriza nabyita gutya emotion zawe, ngo umetrize amarangamutima yawe. Ntushobora kugira uburenganzira mu gihe wowe wamenyerejwe gutekererezwa kandi ufite ubwonko. Ntushobora kugira uburenganzira mu gihe utekererezwa n'abandi.
ntushobora kugira uburenganzira ushaka hanze, ahubwo wiha uburenganzira bwo kuba uri mbese uwuriwe. Shaka wowe. Ntushobora kugira uburenganzira mu gihe muri we hakirimo kwishinja cyangwa ushinja abandi. Ngaho bati uriya uri umunyakatolika, umukatolika. Iruhande rwawe bakuzaniye kanaka, bati uyu muntu mushobora gukorana ibi n'ibi, ariko uriya muntu ni umuyisilamu. Mu mutwe wawe uti uyu muyisilamu ngende cyambere ndi umukatolika. Abo bayisilamu bavuze yuko ari abantu b'indyarya, abantu b'indyarya, abantu badashoboka, abantu b'abescro, abantu bagira gute. Uyu muntu ntabwo dushobora gukorera hamwe. Mu gihe ugitekereza gutyo mu mutwe wawe, nta burenganzira ushobora kwiha bwo kuba uwo ugomba kuba we. Reka mbajyaneho gatoya. Ese birashoboka yuko buri munsi dushaka uburenganzira, dufite icyifuzo cyo kubona uburenganzira bwo kuba abo turi bo, ariko buri munsi ugasanga dufite imitekerereze yo kubwiyima? Sinzi niba tubyumvikanaho neza, muri kumva icyo ndi kuvuga. Dushaka uburenganzira, ariko wakwitegereza imyitwarire yacu, ibikorwa byacu, ukabona bituruka mu mitekerereze yuko ahubwo nubwo tubushaka tubwiyima. Bishoboka bite? Ndaza kubisobanura mu mwanya. Ngiye kubaha urugero rwanjye, nk'uko ngiye nikundira experience. Ndi umuntu ukunda uburenganzira, ariko ngiye uburenganzira mvuga nkoreramo, uburenganzira nzi ndaza kubabwira mu mwanya uri kuza. Ndifuza kubanza kubaha experience yanjye. Nk'uko nkunda uburenganzira, ndakugendeye ndahagurutse. Ngiye gushakira, nari narumvishije ahantu hari eglise nziza, hatari mu mujyi, malheureusement atari mu mujyi waho ntuye. Kuko mu mujyi waho ntuye ni eglise z'abanyamahanga, z'abenegihugu, ariko ngiye nashakaga ya eglise winjiramo nyine, ukaba ushobora kubyina, ukaba ushobora kugira gute, hahandi wumva ufite uburenganzira, hahandi wumva koko winjiramo ukumva hari imbaraga. Ndakugendeye Ivete, magerera igihe ndicaye. Ahasigaye fata umwanya wo kubanza gutuza. Ndavuga reka mbanze ntuzeho gatoya, funga amaso yanjye numva imbaraga. Ndatangiye, nyuma y'iminota nk'itanu ngiye kumva numva iruhande rwanjye harimo umuntu uri kungira gute. Ndamureba. Arambwira ngo madamu, ngushobora guhaguruka? Ni gute kuki ngomba guhaguruka? Ati ushobora guhaguruka, ati kuko ati umuyobozi wacu agiye kwinjira. Ndamubwira ariko ngiye ndi kumva wampa uburenganzira nk'uko nabwihaye, nkabanza kwicara ngatuza, nkabanza no gushimira Imana kuba mbashije kugera aha. Ahita ambwira ngo madamu rero, ngo ariko ahangaha iyo umuyobozi wacu yinjiye tugomba guhaguruka. Ndamubwira nti mu mwanya, ndakwinginze mu mwanya banze nkore icyo numva nifuza gukora. Aragiye.
nyuma y'iminota nk'icumi abandi bose bahagurutse, ni ahantu ni ubwa mbere nari mpagiye, bose bari bahagurutse barimo kugira kuririmba, ngiye nicariye hahandi ndi mu byanjye. Haza undi utari wa wundi ankuraho nanone ngo madamu ushobora guhaguruka. Ndamubwira nti ubu ntabwo ushobora guhaguruka. Ngo niki cyakuzanye hano? Ndamubwira nti nazanywe no gusenga. Arambwira ngo urinde? Ndamusubiza nti njyewe ndi roho ishaka gukora experience. Mbona ahise kanguka cyane, ahise amaso ahita manini. Nibiko ko bigutangaje? Ahita ambwira ngo ugomba guhaguruka niba waje rero gusenga, ngo ugomba guhaguruka nawe, ngo kuko ngo umuyobozi wacu yagimaze kugera, ngo abantu bose ukona ko bahagurutse. Namubwira nti ariko niba nashoboye guhaguruka, mwampa noneho uburenganzira bwo gusohoka nkaba ngiye, niko no hanze shobora gusenga, naho narindi nashoboraga gusenga kandi senga Imana ikanyumva. Niyo nasohoka nkagira iruhande rw'urusengero rwanyu ko nasenga Imana ikanyumva. Arongera arambaza ngo harya umbwiye nguki? Ndamubwira nti njyewe ndi roho yaje gukora experience, mureba mu maso cyane. Arongera arandiba, arangije agenda yihuta ajya kuri wa wundi sinzi ibintu bavuganye. Wa wundi nawe aragaruka arambwira ngo madamu ushobora guhaguruka nisohoke, ngo ugahaguruka nindeka hari ibintu ushaka noneho kwandika munuze mu gatabo kanje, hari ibintu ndi kumva bitancika ashaka kwandika mu gatabo kanje. Arangije arambwira ngo ariko ngo icyakuzanye niki? Ndamubwira nti icyanzanye ni gukora experience, icyanzanye ni ugusenga. Ese niba ntagurutse nicaye ubwo sinasenga? Ngo ariko ngo ahangana amategeko yacu, ni noneho reka ngende. Ahita avuga ngo hoya, ngo icara, ngo ariko utaha ngo umuyobozi wacu nazajyaza ugomba kuzajya uhaguruka. Ndamubwira nti bizaterwa nuko roho yanjye izaba imeze, ni kuko ngiye sinazanywe no guhaguruka no kwicara, nazanywe gusenga, ni naje gukora experience hano. Ariko ubwo nabivugaga gahoro nkuko nawe yaraciye bugufi, yaje aca bugufi yanyicara mbese asa nk'usutama kugira ngo tuvugane gutyo twongorerana. Arandeka ndagenda. Nyuma yaho turakomeza, byaje kugira aho ngabyo nandikaga birarangira. Noneho mu gihe nari ngiye guhaguruka mbona hagati aho ngaho hari abakecuru bagize, nabyita ngo iki, abakecuru barwaye imigongo n'iki, babahagurukije ku ngufu. Abakecuru ko barimo kunanirwa bamaze iminota 25-30 barimo kugira kurimba mu rusengero, abakecuru badashobora kwiha uburenganzira bwo kwicara. Nanjye bigeze nyuma ndahaguruka mu minota nk'itanu, asigara avuga ngo twese nitwicare. Turicara. Asigaye barigishije turafashijwe twese umukobwa. Ariko bigeze hagati batangira kuvuga ngo hari abantu bashyashya, imyuka mibi, iki byose. Ndavuga nti buriya wasaga kuri njye, ndavuga reka nze kurako ko nanjye nza kwikubita hasi, rama diamond aza kumvamo. Na diamond yamvuyemo. Nyuma naritahiye ngera mu rugo nsubiramo. Iki ni iyihe mpamvu nifuje kuvuga kuri bino bintu? Nashoboraga kubashinja nkavuga nti uru rusengero ntago nzarusubiramo, aha hantu ntabwo nzahasubira kubera ni ahantu hameze gutya na gutya. Ngatangira kuguhimba mu mutwe wanjye, ngatangira kwikugu mbese gukora nkagira ibindi bitekerezo bihwanye na experience umuntu aba yaraciyemo. Ariko muri makeya nahisemo gutekereza yuko aha hantu si habi, ni ahantu abantu baho bafite amategeko bagenderaho, nibwo buryo bwabo bwo gukoreramo. Icyanzanye si uguhaguruka no kwicara, njye nari nje kwikorera experience. Barigishije ndafashwa,
ibyo bigishije nabikuyemo ndabyandika ndataha na n'ubu rimwe na rimwe njyayo mpaguruka iyo nshatse iyo bishoboka kandi mbishaka mwicara iyo bishoboka kandi mbishaka ariko nirinze kubashinja kandi nanjye nirinze kwishinja. Nizere yuko hari umuntu ibi bintu biza kugirira akamaro. Shuti zanjye, ahangaha mafite ukuri, ahangaha mafite ikinyoma, ahangaha mafite ukuri, ahangaha mafite ikinyoma. Ndamutse mbabwiye nti nimuze mufate ukuri, mwabonye ko ukuri kuri aha, nababwiye ko ikinyoma kiri aha. Ndamutse mbabwiye nimuze mufate ukuri, abaza gufata kuno kuri ni bakeya. Kubera iki? Kuko imitekerereze yacu iyo tugiye gufata icyemezo, iyo tugiye gutoranya ibyo dukurikira, imitekerereze yacu dukoreshwa kenshi na experience zacu, ubuzima twaciyemo, tugakoreshwa na croyance, na bya bindi mbese twizera, tugakoreshwa na croyance limitante, bya bindi twashyizwemo kuva mu bwana bwacu, mu gukura kwacu, dutekereza yuko ari ukuri, ari byo bintu twese tugomba kugenderaho, wenda kuri bamwe bidafitiye akamaro, wenda kuri bamwe bibangiza. Ibyo akaba ariko kayunguruzo nanone umuntu areberamo, ajya gukurikira cyangwa ajya gutoranya gufata ibyemezo. Hakaba n'akandi kayunguruzo umuntu akoresha k'ibikomere, ku buryo ibyo byose bituma utemera yuko ahangaha hari ukuri, ugakurikira ahari ikinyoma. Kubera iki ukurikira ahari ikinyoma? Nuko na kwa kuri ubwako ubabaza, nuko na kwa kuri kurababaza. Biroroshye gukurikira ikinyoma kuko ntabwo kizakubabaza. Shuti zanjye, iga kwitekerereza, iga gufata ubuzima bwawe mu ntoki, iga kwifatira ibyemezo. Mu gihe uhitamo igihe cyose yuko wowe abandi bose aribo bagufatira icyemezo, wowe nta bwoba nta bwenge ufite ngo uzane iyo mitekerereze yawe myiza uyisangize bagenzi bawe, uzakurikira. Kandi iyo ahantu hari hari mass, nta conscience haba. Ninjyewe bikubwiye. Ni gute noneho ubona uburenganzira? Uburenganzira mu by'ukuri ntibushakwa hanze. Uburenganzira ni processus ikorerwa muri roho. Subiremo. Uburenganzira dushaka bwo kuba abo turi bo ni umurimo utangirira mu imbere muri wowe. Nakubaza ni ryari? Niyo mpamvu nafashe ikiganiro nk'iki ngiki ngo dusubire inyuma ho gatoya. Ni ryari uheruka gufata nibuze iminota 30 ukazimya byose ukicara uri wenyine? Wabikoze kangahe? Rimwe se mu kwezi? Kabiri se mu kwezi? Ni ryari uheruka kuzimya? Kuko kugira ngo utangire kwiha uburenganzira bwo kuba uriwe, ntabwo ari ibintu bikorerwa inyuma.
ni ibintu umurimo ukorerwamo imbere kugira ngo uwo murimo uzakorwe nuko nibuze ugomba kugira igihe cyo kwicara ukazimya byose ukagaruka kuri wowe. Ahasigaye wowe ubwawe ugatangira kwisuzuma, ugatangira kwitunga agatoki. Kwitunga agatoki ntibishatse kuvuga yuko wishyiraho amakosa, ahubwo ni ukureba uruhare wagize muri mu bintu ibi n'ibi, muri situwasiyo iyi n'iyi itarakunejeje, ukabasha noneho kureba uruhare nawe wagizemo, ukitunga ako gatoki, ukisuzuma, ukihuza n'ayo marangamutima. Ahasigaye nk'uko nkunda kubivuga ukarekura. Iyo umaze kwihuza n'ayo marangamutima umuntu ahora ahunga, kuko buri situwasiyo iyo ariyo yose urimo y'ubuzima ikubabaje, cyangwa kana kakubwiye gutya na gutya na gutya, cyangwa byagenze gutya na gutya ku kazi ntibyagenze neza, iyo situwasiyo umuntu yarakwiye agarukaho akitunga agatoki, akareba uruhare yagizemo, akareka ayo marangamutima yuko yumva amerewe mbese iyo situwasiyo arimo, cyangwa y'ukuntu yatumye yiyumva iyo situwasiyo wenda ku kazi, ukuntu yatumye yumva, akareka ayo marangamutima akayumva, akakira ako gahinda, nyuma akaza kurekura, noneho akaza kwiha uburenganzira bwo guhitamo. Yamara kwiha uburenganzira bwo guhitamo akabona guhindura, agafata ndakora gutya na gutya, ndahindura gutya na gutya, ndakora ubuzima gutya na gutya. Mukanguke. Nimudakanguka iyi si umuntu agahora aguruka, bakavuga ati mujye mugaruka gatatu umuntu uze kabiri mu kwezi cyangwa gatatu, uzimya ayo matelefoni, izo mbuga zose uriho, ufunga ko kugi kawe, ahasigaye wicare utekereze. Ese ninde watwigishije yuko ubuzima ari uguhora twiruka? Ninde watwigishije yuko ubuzima ari uguhora twiruka tuguruka? Niki gituma umuntu adashobora gufata nibuze iminota isaha imwe mu kwezi ngo abashe kwicara afunge byose, nta kintu na kimwe yumve, abashe kumva ibitekerezo bimuzamukamo, muri ibyo bitekerezo bimuzamukamo abashemo gukuramo information z'ibibazo bwite agendana. Kwibingibi kurinda hahandi umuntu akubwira ati ukuri, noneho kubera ibikomere byawe, bya bikomere wagize ugendana udashaka no kubona, ntushaka kubibona, niyo mpamvu uhora wirukanka. Iyo uri wenyine bikazamuka, ntushaka kubibona, niyo mpamvu uhora wirukanka. Ibyo bikomere ubasha kwihuza nabyo, ukabasha gusobanukirwa ubwoba, kuko buri gikomere kiba gihishe ubwoba, ukabasha kwihuza n'ubwo bwoba. Ahasigaye mu minsi iri imbere akubwira ati ukuri ni ukuri, ko kugafata ko ari ukuri, utarebeye muntu uze, udafite ako kayunguruzo k'ibikomere byawe. Garuka ku isi, si bibi. Ni byiza kugira, tugomba gukora, ni byiza gushaka information, ariko ni na byiza kugaruka kuri wowe ukazimya byose, ukumva ku gatekerezo kakuzamukamo kari kamaze intuze, ako gahinda utumvaga na rimwe, ukabasha noneho kukumva, ukabasha gusobanukirwa icyo bishatse kuvuga nshuti.
ukabasha kukakira. Mu myaka iri imbere ntuzajya wirirwa ntibizagutware igihe cy'ubusa utonze imirongo ku baterapete kubera gusa kudashaka gufata uwo mwanya cyangwa kuwutinya. Wiwutinya. Niba uwutinye nabwo warabigerageje uwo mwanya ukawutinya, shaka abantu bo hanze bagufashe, abantu bafite ubumenyi. Ariko gira igihe cyo kugaruka kuri wowe. Wibasi ibibazo by'ukuri. Si bibi. Bidakozwe gutyo ni ukugenda umuntu akurikiye abandi. Urakurikiye kanaka, ugiye muri ibi ngibi, suzi n'impamvu biriho, suzi n'impamvu n'ikibiri inyuma, suzi n'impamvu bikora. Uri mu kazi kanaka, uko utashye buri gihe, muri make unaniwe. Ugeze mu rugo, urataka ngo urananiwe, urashaka uburenganzira, urashaka igihe cyo kuruhuka. Aho kugira ngo uruhuke, ni wowe ugiye inyuma y'amatelefone, ugiye kohereza message y'iki byose. Nibyo navugaga by'imitekerereze ahubwo tugira twiyima uburenganzira. Niba wumva unaniwe, niba wumva ufite agahinda, wari ukwiye gusobanukirwa yuko ari roho yawe ishaka kukubwira yuko ikeneye urukundo, igukeneye, wagiye kure. Nyumva neza. Bizakurinda kurwara n'intuzi kuzagira za burnout. Numva iri jambo cyo rishatse kuvuga. Ni wumva ufite agahinda, ni wumva unaniwe, iga kwiyumva. Kwiga kwiyumva ntago bakoresha ubwonko. Ni ugusobanukirwa ko roho, ton âme, ikeneye umutuzo n'urukundo. Ni iki ifite iruhande rwanjye muri uyu munota ndi kumva mfite agahinda? Ni iki ifite iruhande cyangwa ndi kumva naniwe gishobora gutuma numva mererwa neza? Ni byiza gukoresha ubwonko, ariko koresha ubwonko bwawe mu kugera ku byo wifuza. Wireka ngo ubwonko bwawe bukuganze, bukore ku buryo bukuganze. Ntushobora kugira uburenganzira bwo kuba uwo uriwe utari responsable de toi-même. Bitekerezeho, ubimediteho. Ikindi kintu gituma umuntu adashobora kwiha uburenganzira bwo kuba uriwe, kidutega twese, ni hahandi hari icyo bita personalite, hari icyo bita identite. Personalite, munuze persona ni igitaliyani, byitwa maske. Izo maske mu gihe cyashize cya kera mu Bagereki barazambaraga mu gihe bari gukina, umesari gukina role zitandukanye. Personalite ari nge ndazifite zitandukanye, ni za maske ugenda ushyiraho ngaho. Ubu ngubu ndi umuterambaraga, ndi umutwara rumuri, ndi umujyanama. Ku rundi ruhande ndafata indi maske, ndi umubyeyi. Ku rundi ruhande ndafata wenda indi maske, ndi umwarimu. Ku rundi ruhande ndafata undi maske, ndi chef wa entreprise niyi.
ku rundi ruhande urafata masike ndi umwarimukazi aha n'aha, ku rundi ruhande urafata masike ndi umunuze ndi umugabo mu rugo, ku rundi ruhande izo masike zose ugenda mbese ukina izo role muri nuze muri sosiyete. Izi masike nizo bita de personalite, tugenda tuzikoresha bitewe n'umwuga runaka dukora n'umurimo runaka dukora. Ikibazo cy'ibi ngibi rero, haba ikibazo iyo umuntu yatangiye gufata ya personalite, ya masike ye akoresha, tuvuge ndahangaha ndi umuterambaraga, yanuze ya masike akoresha akayihuza nawe bwite. Ni ukuvuga ni hahandi mfite ahangaha masike ariko ndi docteur, urugero mfite masike uyu mwanya wenda ko ndi docteur, ni ukuvuga ko namaze kwakira masike yanjye ya docteur nkayihuza nanjye ikaba identite. Iyo ibintu bigeze aho ngaho nshuti yanjye, nta burenganzira uba ugifite kuko uba waramaze kwibloka. Nta burenganzira uba ugifite kuko uba ugaburira ego yawe. Ni ukuvuga yuko urugero uri docteur kanaka, iyo ugeze mu rugo ntabwo wumva yuko ubu docteur bwasigaye hahandi, ahubwo ubutahana mu rugo, ku buryo wumva yuko mu rugo bataguhamagaye cyangwa muri famille, muri vie prive yawe batavuze docteur kanaka, docteur Maurice simbizi, docteur iki n'iki uyu n'uyu n'uyu, wumva yuko muri make nta gaciro ugifite. Muri wowe hatangiramo kuza conflit, kuko muri makeya urakoreshwa na ego. Iyo batavuze docteur, muri wowe umva usibanganye, ku buryo wifuza yuko ahantu hariho hose bagomba kukwita docteur. Iyo bakwise docteur uhita wumva ko uri umuntu. Waba uri umudamu utanga amasomo muri primaire cyangwa muri secondaire, wataha mu rugo ukumva ko mu rugo ugifite ya masike y'umwarimu. Wanahagera noneho imyitwarire yawe, ibikorwa byawe bikaba ibya mwarimu. Ni hahandi ukajya kubona uri kuvugana n'uwo mugabo wawe ariko kumubwira nk'iki, nkubwira umwana wo muri primaire nkaho ukiri ku ishuri. Aho ngaho dufunguke tubitekerezeho, twisuzume, twirinde yuko personalite yacu tuyigira identite, kuko uretse izo personalite zose ugomba kuba roho iri mu mubiri yaje gukora experience. Ihe uburenganzira bwo rimwe na rimwe iyo utari gukora iyo mirimo, bwo ihe uburenganzira bwo kuba uburiwe. Wikwifungirana ngo wumve yuko bagomba kukwita umuterambaraga Yvette Ngabo Mwari, ngo ugomba kumva yuko bagomba kukwita avoka mu rugo muri vie prive, batabikwita ukumva ukanguka, ukumva muri wowe hari ikibuze, babikwita ukumva muri wowe hari ikintu kizamutsemo. Haba hatangiye ku ikibazo nshuti yanjye. Irinde ibyo bintu, kuko iyo bimeze gutyo nta burenganzira uba ugifite. Kandi uzasuzuma neza uzasanga iyo barimo kubikwita ego yawe igatangira kubyimba, uzumva buryo kiyo birangiye hari ikintu kitagenda neza muri wowe. Cyagenda gute? Ntago roho yawe yishimye. Ibyo bintu byose by'amamasike dushaka roho ntago ibirimo. Irashaka ni ilimite, irashaka yuko uba munini mugari, ukerekana ayo mabara yose,
ukaba uri wa wundi kuwa mbere ndi docteur, kuwa mbere ndi mwarimu, ku cyumweru ndi umuterambaraga, mu mwanya mw'isaha imwe ndi umubyeyi, mu masanga naya ndabiki iki niki, ku buryo ugenda werekana ayo mabara yose ya roho yawe. Roho yawe ntabwo ikeneye toname, ntabwo ikeneye yuko uyifungirana. Igihe uzumva igihe cyose yuko bagomba kukwita kanaka, asiga kumva wakujijwe ari muri vie prive yawe, ni ikibazo. Igarukeho, wige gukina rimwe na rimwe. Rega twige kuba flexible, twige kuba humble, tumanuke gatoya. Si bibi kuba uri docteur, uri engineer iki niki, mu masaha abiri nkagusanga wicaranye n'umuntu ku muhanda wambaye ntuseka amambiri. Si bibi kuri umudocteur ukagenda wiyambariye ikabutura muri weekend udafunze, ukagaragaza wowe mugari wese, ukabasha guca bugufiya, ukabasha kwivanga byoroshye. Uzumva niyo ugeze mu bantu ahantu batakuzi, ufite icyo kintu muri wowe cyuko muri make urahinjiye, icyo kintu cyo kuri kanaka ntago gikenewe cyane mu byo uje kwakora. N'abantu rusange uje wumva ko uje kubereka ko uri kanaka, nshuti yanjye, uzumva nawe uburyo utamerewe neza, kandi kukwakira kwabo kuzagorana. Niyo mpamvu ari byiza rimwe na rimwe guca bugufiya, ukareka ayo mamaske ukayambara igihe nyacyo, asigaye ukareka roho yawe ikerekana wa wundi ukora ibi, wa wundi utazi ibi, wa wundi ushoboye ibi, wa wundi uyoborwa, wa wundi uyobora, wa wundi wishima, wa wundi urira, wa wundi byose ukaba umuntu. Nibyo roho yawe ishaka. Ibindi byose ugenda ugira gutyo, ibyo byose tugenda twambara ni byiza, turabikeneye kugira ngo dukore umurimo runaka, ariko ku rundi ruhande turakeneranye. Ibyo bintu rero iyo utabikoze usanga nta burenganzira ufite, gusa muri wowe hazamo conflit, ahasigaye ya ego yawe ikumva imerewe neza kanya gatoya. Ni umwanya mutoya, kuko si ibintu bimara igihe cyose, kuko si roho ibinezerewe, nego ni bwa bwoba bw'ibi bintu kanaka, bw'ibintu runaka na runaka, bituma wumva yuko ugomba ihe uburenganzira bwo kuba uwo uriwe. Nicyo bishatse kuvuga. Kwiha uburenganzira bigusaba kuba conscient. Sinzi ijambo ry'ikinyarwanda icyo bishatse, icyo nabisobanuramo. Ugashaka wowe, ugashaka kuba wowe. Ntago uzaba conscient utabashije rimwe na rimwe igihe runaka, kangahe mu kwezi, iminota runaka, mbese bikaba muri agenda yawe, kwishyira ku ruhande, ngo witunga agatoki, ngo wobserve, ngo utekereze. Ngibyo nshuti yanjye, nibyo nashaka kuvuga ku byerekeranye twiha uburenganzira bwo kuba abo turibo. Ntago bishatse kuvuga mu bisobanuro byanjye yuko twiha uburenganzira bwo guhonyora amategeko. Twiha uburenganzira bwo kuba abo turibo, dufite ibirenge ku butaka, tuzi uburyo dukoreramo, uburyo nabo babwiye,
tugatoranya ibyangombwa mu mitekerereze yacu, tukaba responsable, tukitoranyiriza, tugakora ubuzima bwacu. Aho bihuriye n'icyo ngicyo maze kuvuga. Ndabashimiye cyane rero, nizere yuko iki kiganiro kibagirira akamaro, mugisangize bagenzi bacu. Ndabakunda cyane, funguye amaboko yombi, bashe kugufata ikiganza, maze weme ubashe kuba uwo waremewe kuba we. Ndabakunda cyane. Naho icyumweru gitaha, isaa 9 narahinduye, ntago bikiri saa 8. Turi kumwe. Kandi mwihe uburenganzira bwo kwandika aha munsi uko mubona ibi biganiro. Mugire umugoroba mwiza, ndi kubona ko wagiye no kuba umugoroba. Hano hatangiye kuzajya hira byihuse, ariko aho muri Simpazi, ariko mu Rwanda kumva yuko hari urumuri, hakiri urumuri. Ngaho turi kumwe rero, ndabakunda. Naho icyo gihe mugire icyumweru kizaza kizabahire, kandi muzagire ibyo mugeraho, muzabashe kugira ibyo muhindura mu buzima bwanyu ku buryo burushaho kurabagira. Ariko byose bihera hehe? Bihera imbere, ntago bishakwa inyuma. Urwanye ikiri inyuma, nta kibi kiri inyuma. Ahubwo iyo ubona, iyo utekereza ko ikibi kiri inyuma, jya ugaruka kuri wowe. Kenshi na kenshi kiba kiri muri wowe. Ciao.